so kwirarira mene. Ibyo nyine biratugora rimwe na rimwe, ugasanga ibintu biragoranye, n'imiryango ikaba itagufasha, biragoranye byahatari ku buryo utatekereza ko byanabaho kabisa, kubera ko muri mindset z'abapapa babayeho mu iyi minsi ntacyo bagufasha kabisa. Bisaba kwigena ukamenya ubwawe uko ubayeho n'uko ugomba kwitunga. Nibyo biragorana cyane, sometimes ugasanga nyine ni ikibazo, rimwe na rimwe bikaba birenze ubushobozi bwacu, ariko nta muntu dukenera mu buzima ku buryo twamukenera birenze, uretse umwe gusa. Umubyeyi wanjye niwe nkenera gusa kugira ngo nuzuze inshingano z'ibyo nyine ngomba gukora. Birababaza cyane kabisa. Nshingiye ku ibyo rero, ndasuhuza inshuti zanjye, harimo inshuti yanjye yitwa Zawadi, izi n'umunsi mukuru w'amavuko. Inama nagira abantu bose badashoboye gukora, banze gukora ariko bafite ubushobozi bwo gukora, mugane akazi mukore, mutere imbere, sibyo? Kuko byambabaza mbonye umuntu udakora kandi afite ubushobozi bwo kuba yakora. Birababaza cyane kabisa. Nshimira n'abantu bankurikira kuri social media zanjye bose, ni Sekana Group Official, TikTok ni Big Light, ushyiraho kando inyuma. Abashimiye cyane, kandi uramutse ushaka kwamamaza mpamagara kuri 078 14 mpamagara kuri 073 318 12 buri gihe njye nshimira inshuti zamfashije, cyane n'izanteye motivasiyo yo kuzamuka, ndazishimira. Ubwenge bujya burarahugwa, nabimenye nyuma kubw'ibyo nyine njye mbishimira Imana pe, mbishimira Imana kabisa, mbishimira Imana aho ndi ndabyishimira. Njyewe uko navuga ko iyo ngingo, numva ko nyine hari abantu badashobora kugufasha ariko bari mu muryango, kuko napfanye imishinga myinshi irenga 100, ntacyo nakoze, nta n'icyo nakoze. Narize biranga ndataha, kubera ko imiryango nyine nta bushobozi, n'abari babufite nabatse gufasha ntacyo bamure, barabiretse. Kubw'ibyo rero nyine ntacyo nicuza tu, uko mbayeho ndabishimira Imana na mama wambyaye gusa. Ufite imiryango nyine akenshi ikagutera